gerageza utange akajambo keza ko kuri Saint Valentin mbere y'igihe. Aha. Uyu niba mwanya ngwino nguture Saint Valentin. Okay. Oh yeah. Yeah. Uyu niba mwanya Aha. nguture Saint Valentin. Merci. Aha. Barabitangaje noneho ku rwego rw'igihugu barabitangaje. Barabitangaje bishyize mu maso y'Abanyarwanda mu kiganiro giheruka. Nahita ngaruka vuba cyane mu kiganiro giheruka. Tony ntabwo ndi burya. Nahaze koko. Nyine kujya tumwikiza. Turangije nyine twaranapfuje tumuhereza agatako kamwe. Uzi binankoreye? Wowe wese wamuhamagara. Ujya muhamagara ndavuga ati ahushinze kwide ntuje. Ariko uzi binankoreye? Ese afata amaguru yandi bariho byabe hajya inkoko igira amaguru angana. Hajya natatu cyane. igira abiri. Abiri. Abantu ba Nyagatare bagenda n'inkoni. Ni ibisanzwe niyo tuzi ko ari abanyarwanda. Abantu banywa amata menshi cyane. Naho nta kuntu yaza mu capital city ya Kigali. Ni Rwanda. Capital city ya Kigali. Ariko nyine nawe niba yaciye igikoni bakamuha ruku imeze nk'iyo basi wambaye. Turabizi ko uwo mwari uteye neza koko. Yanduye nyine. Ateye neza. Umwari uteye neza. Ese nabyibona. Uretse ko gato yamanze ngaruke kuri ako kantu. Ariko si binisyo. Nkibitangira nabivuze navuze ko ari umukobwa mwiza uteye neza. Oya, mwiza wahise ubyica. Ni mwiza cyane. Nakujya ukarenza. Wakomeza. Sha. Wa mugani turimbiye ku karimbo gatoya. Sha. Uradufasha. Bazimereza. Ukomerezo aho. Sha. Ntabwo nzi kuririmba. Oya tufasha ariko n'urushaka kutubeshya. Turabizi kutabizi. Sha. So kubita ikinyafu. Nanga. Okay, anyway, njye ntabwo nzi kuririmba izi ndirimbo zawe. Nzi kuririmba indirimbo za kera. Ndagerageza. So murakoze mwese mukomeje kugenda mukurikirana Kati Media TV ye Kevin Rugamba. Uyu munsi gikumwe n'umwari mwiza cyane twagarukanye bamwita Tony. Kandi na Ethan umusore ukiri muto ukina amafilime hano mu Rwanda utangiye kugenda yinjira muri industry ya movies hano mu Rwanda. Naza kuza kwambakira bari kunywa akantu tubanza tunakirane kwanza. So ndahera ku muntu witwa Tony. Tony twari twaratangiranye ikiganiro mu minsi ishize tugira ku buzima bwe, tugira kuri industry ya movie mu Rwanda. Personally ariko uyu munsi none kuri na Ethan mwagarukanye mu buhe buryo urabanza tubwire mufitanye imishinga hagati yawe na Ethan? Okay. Ethan no dukorana film. Ako amashoti movie. Yeah. Nyuma yo gutangira gukora film biherekana ihurizo series cyangwa master. Yatekereje ko najya nkora n'amashoti movie because script writer. Nabwo najya nkora n'amashoti movie. Hari team dukorana. Yeah. So Ethan rero nabonye bishoboye ndavuga he's a good actor. He can be good actor more than I think. Dukoranye actually turakorana tuba partners tubishinze so biranyorera cyane kandi nabonye ko yifitemo impano. Yeah. Ubwo duherukana wowe watugiye personally ku ruhande rwawe uko movies zitangiye ubuzima bwawe bwite ariko mfashaho gatoya tubanze dusubire inyuma kuri Ethan. Ethan umusore ukiri mutoya araza no kuza kubanza natubwire n'imyaka ye. Ethan uratubwira imyaka yawe kwizigira ubwoba bro. Ntabwo mbizi no kubizi imyaka nyine bikanira kwishima
So aratubwira imyaka ye, atubwire igihe yatangiriye movie, urugendo rwa movie hano mu Rwanda uko yabitangiye, aho amaze kugera muri movie, icyo amaze kwiyungura muri movie nyarwanda n'icyo abona imaze kumwungura ubwayo ku giti bwayo. cyane nyine muri make mvuze cyane n'ibya menshi muri make nyine nitwa Pasi ariko nyine mu bintu byo kwakitinga nitwa Ethan. Kuva kera nyine natangiye gukina filime mfite nk'imyaka 15 ariko nyine byari byo mu rugo koze nyine narabusetsaga bakambwira ati wadukeneye filime ntakina ariko ari byo mu rugo ntabwo najyaga kuri kamu cyangwa n'ibiki n'ibiki. Ariko nyine mu gihe ntangiye kuzamuka namenyanye na Tony menyana namwe noneho n'umudirector wacu witwa Nash cyangwa Yankee Entertainment. Ariko nyine mu bintu mbona muri movie nyarwanda irimo irazamuka ariko ntabwo biri ku rwego nyine rwo hejuru cyane. Njye nyine Tony nyine yaransanze arambwira ati bitewe nyine twari tuzanye arambwira ati Pasi nakubonyemo ino mpano so nta kuntu wayidevelopa tugakorana. Ndavuga ati ntari reka tubijyemo. So nyine twabigiyemo bitewe noneho n'ukuntu ababyeyi bari bambwiye ati ufite iyo mpano mbita noneho mbizamura hejuru. Muri make ni innovation nakoze bitewe na Tony nyine ndamushimira kandi cyane. So nyine ino movie nyarwanda nshaka kuyikoramo innovation kandi iri hejuru cyane bitari gaho. So nyuma y'uko wari tumaze kutubwira bimwe mu byagiye bikuranga mu buzima bwa cyana, mu byo tujya gukurikirana kera turabizi ko kera ko numva bitangiye kugutera isoni. Kera hari ubukwe ngo bigeze gutaha waba uvumbye uranawuyobora ushaka kubuyobora uratubwira ubwo bukwe bwari ubuhande ubukwe wabuyoboye ute ku myaka yawe mikeya? Ese siho haba haravuye n'igitekerezo cyo kuba waratangiye no gukina movie? Neza boro wazibuka nyine kera ubukwe nawe twabaze nyine nk'uko tumurugo yari njye na mukuru wanjye n'abandi bantu bo mu rugo ariko Mary na Vianney ntabwo bari bazi. Twabaze inkoko kuyipfura nyine nabizi n'iki n'iki nyiri cyantangaje cyantangaje director wanjye yitwa Nash yitwa kandi yitwa Nash koko uzi binankoreye twari tukiri abana nyine twari tukiri kwiga twatetse inkoko duteka inkoko nyine ndabizi abana nimba naguze irindasi ntabwo nakatamo hagati ngo tungane inkoko twari twayishimuse ntabwo twari yari yo mu rugo twari twayibye umenye dukina sayi tutuyiba mbaza ngo ibintu director wanjye yankoreye Director ariko aribuze kuza no kugukubita tu ntabwo natanga uhita nyine ngiye kumushyirira hanze ariko ntabwo ndi interview. So uzi ibintu yankoreye twatetse inkoko noneho ndi kumwe na Garafure director turayirya twamuye agasenda wawe wenyine turamubaza turavuga ati ngo agasenda wawe bagahereza abantu ngo baguze inkoko nyine kugira tumwikize. Turangije nyine twaranapfuje tumwohereza agatako kamwe. Uzi ibintu yankoreye niba wese wamuhamagara ujya muhamagara ndavuga ati ahushingiye kwirya ntuje ariko uzi ibintu yankoreye ese afata amaguru yandi aba ariho byabaye harya inkoko igira amaguru angahe harya ni 3 cyangwa 4 igira abiri simbyibuka inkoko cyangwa ushatse kuvuga deni ni inkoko twari twatetse twari twashimukize. Uzi ibintu yankoreye ntabwo yatwaye amaguru ntungu cyane nawe yese akomeza noneho baramuhamagaye Boniji yese afata amaguru y'inkoko iki yafata nzi ko igiye kuyata nzi ko igiye kuyata natwe ntabwo twari dufite kuyarya mana yafashe irayoboza neza irahagarara twari turi gutekera irayakaranga hajyaho agasosi tomate ngo twari tukiri abana twari twakaranze ka salisa kakigezweho n'utunyanya dukeya abana ntabwo bateka ibintu ngo babishe twabipfubije tutiterura uzi baramuhamagaye undi aragenda agiye ugiye kandi yani ndagase mana yese adufata
tudukubita mu mufuka ntabwo dufite muri envelope cyangwa teka bajya ni adukubita mu mufuka ibaze mbaza ngo yadukuye mu mufuka ageze iwabo dusa gutya twasaga umweru kuko ibirungo byose yari bisize mu mufuka icyo cyashimije cyatanangaje inyuma y'ibi bintu njye ndifuza ikiganiro cyawe na director wawe kuko iyi ndumva ari intambara bimushyira hanze ahita anyica bimushyira hanze ahita anyica director ubu ngubu ntari buze kuza kukunaganika ariko niyi positive yahita anyica bimushyire hanze hanyuma turakomeza turongera tugaruke kuri Tony ariko hagati aho iki kiganiro ntabwo kigomba kuzabura ubutaha kabisa director wawe nawe mugomba gutwika iki kiganiro nkamenya imvano y'ibi bintu hanyuma ndagaruka kuri Tony movie nyarwanda ni movie abenshi muri twebwe abenshi mu Rwanda bari hano mu Rwanda dukunze dukunda akavuga ko movie nyarwanda ni théâtre sinzi niba ujya wumva izo comments hirya no hino bavuga bati movie nyarwanda ni théâtre movie nyarwanda ni ibintu bimeze nk'ibidafatitse ni iki kintu kikubabaza iyo bavuze bene izo comments iyo batanze bene izo comments ni iki kintu kikujya mu mutwe kikakurya cyane ikintu cya mbere kinjye cyane iyo bavuze gutyo ni ukuntu twebwe dukora acting aba actress n'aba actor aba DOP abantu bose bari muri sinema tuba twagerageje ko dushobora ariko ko nta bushobozi buri hejuru dufite cyangwa ngo script umuntu yanditse ashaka ikorwe nk'uko yayiteganyije nk'uko yayumvagamo ngo bikorwe gutyo icyo kintu kimbabaza nkavuga nawe actually abantu benshi bakunda no kubimbaza ko usanga abantu bakina filime bazanye n'abanyamahanga benshi ugasanga tumuhaye filime iri mu kinyarwanda gusa nta subtitle iriho icyo kintu nkunda kukigarukaho cyane reka dufate urugero rw'abashinwa cyangwa ibindi bihugu bikoresha icyongereza niyo byaba bikoresha France ariko ugasanga bo bashyiraho subtitle mu cyongereza kuko isiko bazi ko nicyo kintu kimenyerewe ku isi hose so nicyo kintu bagomba gukoresha ariko se nidukorera filime iri mu kinyarwanda abafite umushitangi utazi ikinyarwanda nta subtitle urumva rimwe na rimwe biramugora arabibona we ashaka no kureba wenda namuhaye link akareba gusa akareba ahantu yakinnye akajya arekera kubera ko nta subtitle ariko turamutse dukoze filime mu Rwanda zose tugakora filime nyine tubonye ubushobozi buri hejuru tugakora filime ifite ikintu gifatika nyine ifite message kandi turacyari muri ya noza ya mbere ya narawuze umuntu ari mu kenge amagambo menshi no yaba actually nk'umubyeyi yambaye igitenge ari mu rugo okay ntabwo turamenya ko ntabwo ubu turi muri modern thing ntabwo umubyeyi wese uri mu rugo agomba kwambara ashobora kwambara na bubu ari mu rugo akambara bubu nziza ashobora kuba ari mu rugo akambara wenda ijipo nziza igaragara ntabwo none se abantu bose ababyeyi bose tuzi tureke kubeshya bose bambara ibitenge okay oya finally ngera biterwa n'iki nyine biterwa n'aho baturuka na viziyo bashaka ko batayirimo ufata nk'umuntu w'Inyagatare abantu ba Nyagatare bagenda n'inkoni ni ibisanzwe nyine tuzi ko ari abanyarwanda abantu banywa amata menshi cyane naho nta kuntu yaza mu capital city ya Kigali ni Rwanda capital city ya Kigali ngaba ndayirashe ariko nakundi twese urakoze wanze nihaga niko capital city Kigali ndabizi ko ari Nyamira wishaka kwidefanda capital city turabizi ya Kigali so y'u Rwanda nyine ni Kigali nibyo nashaka kuvuga like ufasha nk'umuntu wa Nyagatare ndabizi ni ibitenge byinshi cyane bigera nkanga kandi nta kuntu yagenda adafite inkoni ntibibaho anayibuze akayisiga akayibagirwa ageze imbere yavuga ati muhagarare agaca subona ikiriya giti agaca n'umwe baza akayigenda agakumva anezerewe so rero nta kuntu yakumva uwo muntu
twagiye muri modern things nyine muri make aguma mu bintu bya kera ariko nanone muri filime ntabwo bavuga ko uri bugumane ibintu bya kera bya kera byazamo ariko n'ibyo byazamo ariko turi kwibanda ku bintu bya kera cyane ko urareba nk'umuntu uri muvi pesi njye kukubaza okay wenda kuri ku ihurizo the director actually Makacha Black Scorpion ndakeka mu mazi Makachara yaricaye turi kumwe hatsinze twese gukina nawe ariko mwabantu niba utazi kwambara nicyo uzi mu buzima namaze se kubera icyo uzi iryo jambo wano ujya gukina filime ukaba ufite look imeze gutya mbi itagize itagaragara neza nawe ujya hanze ubwo niba baguhaye navuze mu rugo nk'abamama mu rugo ariko baba byaterwa na rore na kamambi yadanje ese bambaye kamambi biterwa nyine na ruku baguhaye ariko nyine nawe nimbaciye igikoni bakamuha ruku imeze nk'iyo nguyu basi wambaye turabizi ko uwo mwari uteye neza koko yanze nyine ateye neza umwari uteye neza ese nabyibona uretse ko gato yamanze ngaruke kuri ako kantu ariko si binisyo nkibitangira nabivuze navuze ko ari umukobwa mwiza uteye neza oya mwiza wahise ubyica ni mwiza cyane nako ukarenze wakomeza navuze ko ari umukobwa uteye neza cyane umwari mwiza cyane kuri wowe mutangira gukorana nka efe nta kintu nta shamani si wigeze ugira abahungu turabazi n'abaricaye ariko rwara ahubwo se nta korona ufite ikibazo nyine mbajije nyine bitewe n'ukuntu twazamukanye nakuze mubona antera inkunga nyine tubizamuka gutyo nyine nawe uvugaga ariko ntabwo nari kumubwira ko nabwiraga abantu tuziranye hanyuma ubu ngubu noneho ubwo nashe yabikubwira yabikubwira ariko niwe ntabwo nyine utumye mbishyira hanze nicyo kintu gerageza dore unambaye na Saint Valentin kandi vuba ngaha ni Saint Valentin twite tubisanisha na Saint Valentin gerageza utange akajambo keza ko kuri Saint Valentin mbere y'igihe ariko muri iyi ngiyi ntabwo ari akajambo aha uyu niba mwanya ngwino nguture seba anti okay kubera oke yeah uyu niba mwanya muture sebara merci aha barabitangaje noneho ku rwego rw'igihugu barabitangaje babishyize mu maso y'abanyarwanda mu kiganiro giheruka leta ngaruka vuba cyane mu kiganiro giheruka Tony ntabwo ndi burya nahaze koko nase mubeshye nahaze mbaze director nakukungarashize ariko nakunahaze karashize nta kuntu batwunganira bakaguhereza n'akandi ariko Severant ikibazo nuko yavuze ngo covid nta Severant ikora umunsi utaragera basi utazadufata so nyuma y'umwanya uwitwa Ethan amaze guproposinga ni proposal sibyo se kuseka Tony yanze kubyemera yabyemera atabyemera okay ntabwo ndi kuguseka Ethan ntabwo ndi kuguseka igasheri nakaduguseka ndagaruka kuri Tony mu kiganiro giheruka yaravuze ati I'm single and searching ndakoze kwaba ari ukuri ko wowe na Ethan mwamuri mu rukundo inkuru ziri hanze sorry butaba abishyize hasi byose ariko Ethan apropose nona cyagene n'indi single and searching Ethan apropose nona kirarara kibamenye mwese uyu munsi oya Ethan apropose nona sibyo so aguproposinze aka kanya ariko bishobora kwara cyabitekerezaho nuko yakora Saint Valentin nyine apropose kuri Saint Valentin oya
So you mean I won't say okay njye no nabifatiranye wa mugabo sa nta corona nabigira Sevalent gusa ndembe bizakiri kare Sevalent yagize corona nagira Sevalent ariko Sevalent ni so bizakiri kare kuki se bivugiye imbere ya kamera kuki bivugiye imbere ya kamera kuki utagiye kuranda ngo ariko iryo habisangiye rega tugomba no kubimenya tugomba kubimenya natwe tuzabanyarwanda ariko none uzambwira Sevalent byakiriye Tony kuba uproposinzwe na Efren akubona mwagati je ni mwera karikera ahubwo bahita banzanira bakaguhereza banzanire diwa bivuga ongera mumbarize ntabwo abyumvise neza ndabajije ngo byakiriye kuba Efren aguproposinze uyu munsi wegereye Sevalent wegereye kuko Sevalent ntabwo izaba agira Sevalent Sevalent yacu kubavuze yacu arabyemeye yanje ariko ubwo ahise avuga yacu ubwo yabyemeye ntanakubwira ibindi twakomeje ngaho mubwira hanyuma urabwira ukuntu byakiriye ukuntu wakiriye proposal yavuze yacu ntabwo yavuze yanjye kuri Sevalent yanyu yo ku itariki 11 izi tariki ndazandika ahantu izi tariki ngomba kuzandika ahantu kuba nyanditse amashuri barayafunze na bike nahise nanjye nzijugunya santo shaka esa nabishyize hanze ikiza nuko bivugiye ku mugaragaro yari yarabimpishe sibyo yari yarabimpishe none arabivuze so nose twarakoranye n'umuvandimwe ntabwo nabyara ni nk'umuki ni nk'umuvandimwe kubera iki mufata ibintu nawe ariko ntabwo mukatiye kabone ibintu nawe niko bifata no oya ni nk'umuvandimwe ariko arampropose yari nk'umuvandimwe banza wumve mu bintu bigaragara umuntu witwa Tony akunda kurangara ariko se mbona yazo ariko yibiki ndarangara neza nyine yego basi tuvuga ati so Ethan arampropose sibyo mu maso y'abanyarwanda jya byongeraho bivuze basa abanyarwanda murakoze jya byongeraho ubushize nenda biza ko ndi single and searching please guys murabibona ko nyine abikoze abivugiye ku mugaragaro ako bitazanyambika ibintu ntabwo nzabyemera ubutaha nakwambitse akarabo oya akarabo ntabwo wabura impeta wamaye akarabo gatoya kwanza niba ari ibyo ngibyo kintu cyose oya kamerama ntabwo nakamera ahangaha basi cyose nice nyimuhereza no uretse gato niba umpropose ko tugomba gukora so wumvisha ntuza yanjye ibyo nkunda wumvisha abantu nabo ntakunda ubwo natubuza mfite muremure umeze nka The Ben muremure nka Meddy ariko urabibona ko asa nka The Ben wabibonye ko asa nka The Ben muremure nkande reka haguruka ubirebe neza muremure nkande muremure oya uri muremure nose njye ariko usubiremo byimbye nka ariko abantu noneho ariko ndabyimbye ariko esa none uri bwongere kwiyicaza kandi ari muremure ni muremure byanze so nyuma y'umwanya muremure bari gucocyorana yaproposinze ariko nyamara uwitwa Tony yanze kwemera proposal yakomeje kugenda yemera ariko ayangira ngo umuvandimwe ibiki Tony utegereje iki urashaka ubukwe ko tumaze iminsi twumva inkuru zivuga ngo nta bukwe n'ubundi dutese gukora uyu muhungu nagira gutya akakubwira ati nge ndakora ubukwe ntabwo ni nk'aba ngaba urabukora ariko byivugira none arabizi neza okay ushaka ko dukora ubukwe urabajijwe ko wampropose basi cyane ngenda bishe ubwo turabikugira mu gikari njye nawe nta by'igikari twe turashaka mu maso y'abanyarwanda kuko umwana proposingiye mu maso y'abanyarwanda turabatera y'abaki y'abanyarwanda ubundi turabakere gusa si ibyo ko no muri mu mashatsi mubi menshi dukora tuba tugaragara nk'abantu bakundana ariko se ubundi reka nkwibarizeho gatoya wenda abantu bari buze kuza kubibona baraza kuza kuvuga ati rwose uru rugo nirwubakika
ruzaba rumeze rute ruzaba ruhagaze gute ku ruhande rwawe nka Tony ese uru rugo ruramutse ruramutse rwubakitse tugataha ubukwe ku bwawe urumva rwaba rumeze gute njye nta kibazo urugo rw'umwakiteri n'umwakitiresi ahubwo byaba ari byiza cyane mbese ntabwo muzi ko ndabanza ngo byari byiza cyane ariko dukinanye twaye bagakinana bwakinana ariko bagiye gukinana ibintu sha nzagukubita ikijyafu ariko ufite icyo upfana na Bruce Melody iyo niyo ndirimbo ndirimbye nahasi mfite impande dusoza turimo turasoza turimo turagenda dusoza gake gake turi muri entertainment industry turi muri movie industry ariko movie industry ibarizwa muri entertainment industry yaba wowe yaba Ethan ndibaza nta n'umuntu wese utagikurikirana muzike nyarwanda murabanza mumbwire muzike nyarwanda urwego muri kwibonaho muri no minsi byageze ku rundi rwego ni urundi rwego rutandukanye n'ubwo twari tuzi bahimba n'ibintu ibiki igikoma urakoze naho n'umuntu ntarinzi uko yavuga ibikoma yarabivuze ariko ubundi buri igikoma gisobanura iki ku bantu batigeze babisobanukirwa cya gikoma batanga urayimena urahita uyishyura telefone yawe ihagaze amafaranga angahe oya ari wowe n'umugabo ninde ufite telefone gusa umugabo kubera ko mwamaze kutwemerera ko mushobora no kuzapropozingana kuba mwashaka abagabo n'abagore tumaze iminsi numva ngewe ku giti cyanjye igikoma ndake muzika nyarwanda uyibona muri ishusho uyibona ute uyibona ku rwego kanyarwanda cyanyarwanda ku ruhande rwawe nka Ethan njye mujyana mu ruhande rwanjye mu giki ruhande rwanjye okay rero ku ruhande rwanjye muzika nyarwanda igeze ku rundi rwego bari kwiyubaka gusa wenda hari ikintu kimwe navugaho mu Rwanda umuziki wacu impamvu utaba international nk'abandi dukoresha ano manezizwi yo hasi YouTube channel bagerageze barebe n'abandi bo hanze ikintu gituma baba public ikintu gituma baba abantu nka sinema nshaka kuvuga ngo njye urugero ndakora film ariko kugira ngo njye kuba umuntu uri sinema nkora igiye ku ruhande rw'isi yose mfite ubundi buryo ndi bukoresha nshobora kuba ndi bwandike film nk'ijya kuri YouTube ikaba nka short movie hanyuma ikajya mu ma award yari ama select award ajya abaho y'ama movie y'ama cinema makeya cyangwa nkayandika njye nkayigusha nko kuri Netflix kuko bakunze ama short movie script za mbere nakoze so rero abahanzi nabo barebe bagerageze bashaka ikintu kiri hejuru cyane bakorera bana kuvuga YouTube channel ikina ahubwo bashaka ubundi buryo buri hejuru mu billboard atandukanye bakorera kumva sinema nyarwanda uruhande rwawe aka kanya ngiye kugwitishamo abantu batatu muri buri ruhande ndavuga ku batunganya imiziki ndetse n'abakora imiziki ubwabo ndavuga umuntu witwa Bruce Melody tuvuge The Ben tuvuge Meddy urahitamo umuntu umwe muri batatu wemera kuko azi gukina azi kuririmba umuntu uzi kuririmba yashaka nabyo wabyibagiwe ariko se ko wavuze ko uzamushaka urashaka kunanga kandi unkunda mvuze kumushaka nivuze yashaka numva ko ari ibintu bitandukanye namushatse mvuze yashaka it's okay niwe nshaka none musubize none yavuze abantu batatu ntabwo yavuze Bruce Melody The Ben ndetse na Meddy muri abo bantu ikintu nemera njyewe umuntu nemera nkunda umuhanzi uririmba ku buryo na live ye iba ari live uwo ninde Bruce Melody is live kurusha abo bandi azi live pe akaririmbo ke gatoya sha
wa mugani turirimbiye ku karimbo gatoya sha Bana we. sha uradufasha bazimuhereza ukomerezo sha Ntabwo nzi kuririmba. oya tufasha ariko Oya, nushaka kutubeshya turabizi kutabizi wowe uririmba sha So kubita ikinyafu. nakoze aho ngaho Okay, anyway, njye ntabwo nzi kuririmba izi ndirimbo zabo. iyi Nzi kuririmba indirimbo za kera. Ndagerageza. Yeah. ariko ibyo nashaka bazi hanyuma ndagaruka noneho no mu ba producer navuze ko harimo no mu batunganya umuziki harimo Nox Beats Made Beats ndetse na producer Elements Element muri ino minsi arabikora nawe Nzagu. urabizi. Element muri iyi minsi subiramo ako arabikora. kantu twumve sha nzagu oya ndavuga kariya kandi kajingo kabanza kwa Elements ele Aho se ubundi sinubushoboye. Ahubwo banza ari kubona. twamumize ele sha nzagu Kubita ikinyafu. hanyuma tubisubiremo banza wumve sha banza wumve ni gakeya gatoya ele sha nzagu Kubita ikinyafu. aro Okay. wabyumvishije aro Ado. Oya, Nox yacitse. Nox yacitse. hanyuma uratubwira hagati y'abo batatu wowe nkawe Element ari kubikora cyane. Ari gukora indirimbo nziza. udaciye ku ruhande Yeah, ari gukora indirimbo nziza ziri gukundwa. aka kanya mvuze ngo Element araje mu mwanya wa Ethan wamaze kuguproposinga arinjiye avuze ko ashaka Tony ati ashaka kumbera umugore nagaze ariko nyine biragaragara agashyiraho n'ibintu byinshi birenze n'ibya Ethan wakagira Ethan cyangwa wakagira na Element Oya, njye ntabwo nkurikira ibintu. Nkurikira urukundo. urumva ko bagukunda bari ikindi barenza Ntabwo sha so murakoze cyane uyu munsi twari turi kumwe na Ethan turi kumwe na Tony ni abantu bagiye batuganirira cyane kuri movie industry ni abantu bagiye badufasha mu bintu bigiye bitandukanye ndetse banatubwiye bati aka kanya tubishyize hanze tubishyize hanze ku zuba ku munsi wo kuwa kane tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri Ayiwe, uziko habura byose iminsi itatu kugira ngo Saint Valentin ibe bidushyiriye hanze n'abakiza njye danze ururabo yewe nka Ethan ndwaye Tony muproposinga ko ako se kwa rutara kuki mureba cyane. Nahise uko mwabyiba. none wareka nce ebyiri Uma ebyiri. so n'urwa gatatu Ariko se noneho. Uri mu muziki ntabwo bityo. so murakoze Ntabwo cyane ruri bujyemo. Abakozi b'inisi. murakoze cyane rero mwaturyohereje cyane uno munsi kandi mwakomeje kudufasha kugenda mutwereka byinshi bigiye bitandukanye yaba muri movie industry yaba muri entertainment industry yaba Ethan yaba Tony turabashimiye cyane Yeah, murakoze cyane namwe. Yeah. Anyway, hakiri aho ngaho amashoti mavi yacu azajya kuri Katikati Media. Yeah, nimuzabona n'amashoti mavi yacu. azi nyine Tom says so nyine mu byo murareba menshi cyane kandi so ariko wabishyize hanze so murakoze cyane mwe mwese mwari mukomeje gukurikirana Katikati Media TV njyewe wari Rugamba Kevin you them call me WBB wa mugabo bose bavuze ariko njye nkiyita umwami Kevin Rugamba go check it out this is Katikati Media TV thank you